ko zazaje ndibona zenda gushira zitwareke kwa mwana ntago ugira inyanya mu rugo ni bworoshye twiza dufite n'isosi nadutetse ubusizi nanga njye nutamendo ndaguhahe zibarure inyanya zireze mbere gutya nabera desa eshanu ubwo zose ubwo ni 400 nizo zose ari wowe ubwo nguranduranuriye nukuri nenye kandagura agashashe akanuzaga karanga ndijari 400 nyine voka se nanga voka ni turose imwe kandi uramenda ntabwo ndi kuguhenda voka ingana gutyo ni turose dese mene abantu bagiye kwango ndimo ndaguhomba dese ndi gufata 30 nawe urabizi ko hari igihe ubikora ukagera ukabireka hari igihe ngangerera umwana nankamerera umwana nagamushyiramo ayiwe siba abantu bagiye ako kebo wagena ngatereka imbere bya mama buriya ntibajya bangurira se niyavuga ko mutwaye abakiriya ikibazo ndabona ibyo acuruza rimwe na rimwe ibyanjye acuruza ibintu byinshi n'amabiswi n'amakaroni bo afite biri nyine n'inyanya ziba zirimo ariko we bamaze no kumumenyera yibarire hamwe turebe ni 300 600 750 ushyiraho ibiri twariye 900 ubwo mineke ni 450 atari twariye atari twariye inyanya za 400 karoti nazo zisigaye nazigwera desa nibyo koko waba warabaswe no kwikinisha wihangayika igisubizo cyabonetse habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyatsi ubafite ingano y'igitsina batishimiye haba ku bagore cyangwa abagabo namwe tubakoraho rikaka ku bagore n'abakobwa bajya mu mihango iva ntikame ntago twabibagiwe akarusho kandi kubivuza indwara nk'umwijima impyiko rubagimande ndetse n'izindi mwashyizwe igorora kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti iraza kubageraho kuko dukorana na DHR tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane ku bindi bisobanuro ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di nongeye kubasuhuza mbashimira mwese mutubana umunsi ku wundi uyu munsi rero murabyibuka ubushize tube tumanuka ariko twegere hepfo murabyibuka ubushize uburyo twaje kwa Shania dushyiriye umwana mama we murabyibuka ariko ntago nyine byagenze nk'uko twabitekerezaga kuko yanze umwana avuga yuko atamushoboye ariko ikintu cyabayeho amasezerano twasezeranye nuko twavuga Shania yari yumvikanye n'uramumere ko umwana azajya amuzana mu gitondo azageza kumutwara mu gitondo undi nawe akamurarana kugira ngo ajye abona ukuntu ajya gushakira kuko gufata abana babiri bangana kuriya ntabwo abona ukuntu ajya gushakisha nawe imibereho rero naringarutse kugira ngo numve niba kuko ibyo bumvikanye nibura umugore yarabyubahirije cyane ko nabonye ko nawe ari umuntu ugoranya kugira ngo yubahirize ikintu cyangwa amasezerano yumvikanye n'umuntu yari yemeye ko azageza akamumufasha ku manywa ariko ninjoro akamugarurira undi nawe Shania nawe akamufite yavuye gushakisha rero nari nagarutse muri karitsiye hano Kimisagara kugira ngo ndebe Shania yanciye mu rugo iwe ndamubura mpita ntambika hano hirya ku gasantere hirya iwabo hari ahantu hari akantu kameze nk'agasantere nyine k'agasoko misema atambika kugira ndebe ko ariho yaba ari kuko hari umuntu ambwiye ko yagiye gucuruza dore ngo uyu ndanamubonye biranyoroheye asigaye ucuruza mwa naciye iwanda kubura konsi ko uwo mwana mama we yemeye kujya mutwara ku manywa nkaba mbona umuhekanya agataro komere bimeze bitese nciye mu rugo ndakubura nari mvuze reka nze nkurebe kugira ngo numve nyine ko bimeze numva niba yamasezerano mwagiranye tura hano hegutse kugira ngo numve niba yamasezerano umugore yarayemeye umwana se kari kurya ibishishwa kutamutonoreye mutonorere none se kana gucuruza gataro n'imineke se
nciye mu rugo ndakubura ariko abantu barambwira ngo usigaye ucuruza nyine ngo wakase nyine n'umwana ngo waruhetse umwana ngo uri gucuruza ndavuga nkate hano ubwo muri quartier ndebe ko nakubona Nsige cyane. akira mfasha Nsige cyane. imineke nangahe sigenda nashonje niwe niruka Umwe ni 125. umwe 100 aye nawe ntugakabye ku kimwe ari 100 se Nuko utwaye umwe nyine. ubwo ibere nibwo umuntu aba yungutse cameraman amuneke ifata se akira gasira imbere y'imbavu Bana we ubwo ibiri ni 5 wese nakushaka ngo nawe ngutemo karyenda kishyura humura Mbabare. Kaneke. katari igishoro uriye ndayishyura Yame ndayagura isukari. Ndongera. Nacuruje imbere muri y'abacuruzi isukari. rero nicyo kibi cyane ko ari dukeya se nawe ko ari duke Isukari cyo gishoro. Nicyo gishoro. Duke Yangu cyane. itunyanya tw'ibihumbi 2. Ayiwe. ni dukeya ni ukuri inyanya ariko zo zacu ndabona zenda Abizo gushira zitwareke kwa mwana ntago ugira inyanya mu rugo. ni bworoshye Twiza. Dufite n'isosi nadutetseho. ubusizi nangana njyewe Zose. nutamenda ndaguhahira zibarure inyanya zireze zireze Dere gutya nabera desa. 5 ubwo zose ubwo ni 400 nizo Ubwo nuko zose ari wowe. Ubundi ubwo gutya ni nguranduranuriye desa. Nukuri nenye. kandagura agashashi akanuzaga karanga ndijari Yanza 400 nyine. voka se nangana Voka ni turuwasa. imwe kandi uramenda Ntago ndi kuguhenda. ivuka ingana gutyo niturose dese What? mende Yeah, abantu bagiye yeah. kwanga ngo ndimo ndaguhomba Desa na ndi gufata 30. Gufata senganita kubeshya. Azirangwa 2.5. biri kugenda se basi byiri gucuruza byibura Shake nukubura umuntu yihisha. Nukuri. ariko niba hari ikintu kivamo basi havamo nk'ibirayi by'abana nyagaritswe no kwicara ngo wiryame Kubera nyine ari igishoro gikeya birutwa no kuba umuntu yajya gufura umuntu kandi gufura ntago nabasha kunamana n'umwana. Urumva rero aha ngaha sinshobora kunguka amafaranga arenze 5. ko mwumvikanye kaza atwara umwana ku manywa byagenze Ke niwe manyi ukuntu yamunsigiye kuva buriya nibwo namubonye kugeza ubu sindongera kumubona. nirongera kuza kumureba Wa ashaka iki? ako wa mugore wamurega Ikibazo bamurega se kiretse abayobozi bandi bakwemereye kujyana mu kumuhiga. Reba uriya musozi twazamutse tukamanuka. Ninde muyobozi wakwemerera kwirirwa mubungana kuriya? umuntu muzima afata umwana akamujugunya nk'aho atamubyaye atigeze anamenya ko umwana ari uwe yamubyaye mu nda Twaya ngo bafitanye ikibazo. Ariko Murex natangiye gucuruza agataraye nzamugwaho. Muteza abantu nanjye mu ariko se musigire. umuntu uvuga ngo ntahanagira aba umuntu usakuriye arara ku gasozi wambaye agatenge kameshe n'agashati n'ishati isakuriye Kanafuzwe. Zana tonore n'ahandi. aho umaze Zana tonore. Nta tonore. shira ku ruhande ari no kurya rero Akunda imineke ko. yako se mwe kuri kubita hasi wowe uri kwanduza hariyo y'abana niko amaherezo y'ibi bintu naya Nyine jewe ubu nataye numvaga umutwe rwose byarakemutse byararangiye. numvaga umugore aza kureba umwana akamufata nawe ukamurarana nijoro What? none Ndamubungana gutya. kumanywa uramwungana kuri iri zuba na nijoro ntaje no kumureba Ako munsi nahuye nawe ke ni izina nzamuteza abantu bamufate. Ko ibi ntago nabivamo. Ngabo nta kimbona ubu bari kumwe na Jantier mu rugo. Ngabo sinyimwitaho nkuko namwitagaho mbere. Nabishobora gute? Ubwo iyo ngiye ngendanuye. ngo ngaba abari mu rugo Nayo bari kumwe na mushiki we mu rugo. Ubwo aho ntarabukiye hose ngendanuye. ibyo birose tungo turatumara ushaka gutaha wenda bishize Birashira. Ko bari bikeya se birashira. nuko biranguye bingana cyabaguze Baguze. Naguze naranguye utunyanya tw'I5. Batuguze urabona ko nyine uko biri ni nkeya. uko biri baguhahiye
hasigaye zase inyanya za 500 ubu ngubu hato ndaziguhera 400 ya mama ubuze ndaritora kana babazunguzaye nyine no kubagowe oya iyo ritaratinda hasi nta kibazo ahubwo ubu tutahasanga biterwa n'igihe bishiriye nyine urumva iyo bigezemo nka saa sita bitarashira ndagenda nkajya kureba banasize mu rugo anateka nimugora ngo njya ngasubira ariko hari ikintu baba basigiye basi abana nyumva manatetse igikoma mu gitondo nkabasigira nawe tukabungana ubwo nka mu saa sita tugiye kureba uko bimeze mugiye kurya ahubwo noneho wanatinze gutaha ubwo nimugoroba baga akenshi nimugoroba ntabwo mujyana kuko hari igihe baba baryamye hatibika nkazenguruka mu mwanya baryamyemo nkagaruka nka saa 11 saa 12 babyutse ubwo numujyana mu rugo ntabwo wongera kumusubizayo ndavuye mukarabije muryamishije kigorana ntabwo muzererana ariko uko biri mwana afashwe neza bitandukanye nuko ari nyine waba umufite wa mugani buri ibi biratandukanye ariko nanone nyine biramvuna birangora cyane ikibazo wenda birakuvuna biranavunanye kuko ahantu hose kugenda ufite umwana kiba ari ikibazo ariko nanone ku rundi ruhande wagira nta umuntu niba akubwira ati wenda hari icyo undushije wowe fasha uyu mwana bigende gutyo bumutwaye uko biri kose hari ikintu kiba gihindutseho erega nanjye sinakanga kumufasha nanjye mfite icyo mufashisha nk'ubu pe iyo mba ndi mu buzima bwiza ni no kuvuga nti ngwino ube hano sibyo ube hano mbe nkufasha n'umwana nimba n'uburyo wenda dushaka ukuntu twafatanya wishyura inzu ugenda ariko se ndafata umuntu umugaburire n'umwana nanjye ubwanjye abanjye si byanshobokera ubu sinamubwira ngo ngwino ujye mu rugo mumaze iki ntago mwabana muri abantu babiri ngo bikunde mu rugo nta n'ikintu wenda wafite akazi bundi buriya akubana nta kibazo ariko yanagira amahane mani yagira byibura ari umuntu uzi gushakisha akavuga ati nanjye reka njye gushakisha nce hano mbara gufura njye gufura nawe uzunguze duhurire mu rugo duhurize ku kintu gifatika wenda uzana imboga nanjye nza n'uburisha iyo naze neza akanganiriza gutya kambwira ati urabona byangendekeye gutya bimeze gutya reka tube tubana dufatanye turebe ko byibura nicyo kintu byibura yagitekereza ariko nyine ariko si n'umuntu ushobotse ni umuntu uvuga ngo umwana ari kwase mufate nta bushobozi mfite wagira ngo nise ari kumutsinda cyane njye wamuteye inda ise saramureba abagabo bararya imbwa zikishyura inanzu nise uyishyura arayishyura se iranzu yishyurwa nise w'umwana uyishyura azi nuko yishyura azi nuko ubayeho kari ukumva nyine ngo ni mukase ibaza umugore w'umuzima avuga ngo umwana ngo namuhaye mukase kandi ahari ni gute mukase nyine ahari afite amaboko abiri atari ikimuga birangiye nuko wenda ubuzima abayemo ni bubi ariko iyo umuntu ari muzima afite amaboko mazima ari muzima ntago wavuga ngo nimutamfasha ngo nanjye umwana simutwara ariko ufasha umuntu ntago ari itegeko ni itegeko se ko umuntu afasha umuntu ku bushake ubuse ko wowe uri gufata akagataro hawe wagiye kukurangurira cyangwa akubwira ati ndagufashije fata amafaranga 1000 ujye kurangura umuntu bamufasha kuko nyine umuntu yumva yifuza kugufasha niyo mba numfasha nanjye akamba nk'ibyo 10,000 wenda azamba mfite n'agataro kanini kazima n'ubundi uri kubona ni gatoya ariko ufite akanini karuta kano wagicuruza kurusha no gucuruza ariko nyine akanini kava ku gatoya kutabyinubira se abantu batazi agaciro k'akazi cyangwa agaciro k'amafaranga ni nka bariya rero hari aho byageze ndabona ngiye kujya kwicara mu muhanda n'abana nemere nsabirize ubuzima uko bugucanga ugatekereza nabi ako inshuro tukuzanira niba ari amata twari tukuzaniye hirya iriya gutyo ni inshuro nyinshi niba uzi akazi nawe wigeze kubamo mu ishyamba sha ubuzima buba bwaracanze abantu igihe kinini nuko hari ababibona bakagira ngo niba bonyine ariko ni ibintu biba byaracanze abantu igihe kinini ahubwo umuntu akabyakira nta umuntu wakira ikibi ariko hari igihe biba ngombwa nyine kutuza ukavuga ati reka mbane n'iki kibazo nyine n'icyanjye nta wundi nagiha uriya rero aracyumva yuko mushyira hasi urambiwe umugongo twitahire ni nastarite tutahe ariya mandazi arimo arasomeza umuneke arahaza aragira mu rugo yitwanye nayo gucya nyine nanzara abafite ntabwo mba mvuga ngo wenda afite ikibazo kuko yari umuneke urahaza
dushobora gutaha ariya imineke nk'itatu cyangwa ine. Inyungu y'imineke ubundi ni iyi. Ku mineke bwo simbara ko arenze umwe se yego arya ibiriye ry'akayimara kuva twatangira gukora ino wa gatatu ariye. ariko nusu n'ubundi kaba atari wenda araryageze mu rugo n'ubundi ntitwakubujije gucuruza we ahubwo haruguru ndabona hari abantu ngo korere iyi nzamuze akoze jaka kano kantu nabo kuzamuze nta mutwaro bamutoye n'igihe mana iri nkuzengurukana ndetse hari abantu bahagaze hari abanguri uwo mukobwa se koko nayo gusiga imineke maze kubimenya haraho gusiga ariko nyine wihangana uraza guhindura oya maze kubimenyera twabaye tuntu twanjye imba bangurira ako ndabona hari abantu sibuke ubundi bibi nzabikora kugeza gucuruza n'inama none se wagakoze ibindi ariko ibindi bisaba amafaranga menshi hari ibintu byinshi byo gucuruza ariko ikibazo kubicuruza byasaba amafaranga atari munsi y'200 kandi 200 kubibona ngo ubitangize business nabyo biragoye impamvu bino base business bwo mu 200 kubaruka wasanga inzu ntibiva biterwa icyo gihe biterwa n'ahantu ukorera zikuba ni seta mu mujyi yangu ucuruza imyenda oya imyenda yigiyemo wafite miliyoni zingahe imyenda irahenda ariko ubonye nk'igishoro oya hari ukuntu ugenda ukarangura uducaguwa ukajya ugafatira nka bingahe ukarangura nk'akakanzu ka 3, 5 unyurwa uyicuruza uyitangira 10 ariko ikibazo ni ukubona aho ubishyira mu isoko rya Kimisagara mu isoko warangura Kimisagara ukayajyana nko mu mujyi ariko ikibazo nyine ni ukubona wacuruza hereka mu mujyi keretse ugiye nyine kubona akabanza mu mujyi ndi kuvuga gucuruza mu isoko indani mu isoko rya Kimisagara pana mu mujyi arahenda mu isoko harafashwe hose ntiwahabona mu isoko ntiwapfa kuhabona ikibanza kuko utabona ahantu wege kutuntu haruzuye icyo kibazo rero ibintu byinshi nyine umuntu ashobora gukora ni utuntu nka tuno two kwizunguriza dusanzwe nitwo tudasaba amafaranga menshi ariko nawe urabizi ko hari igihe ubikora ukagera aho ukabireka hari igihe bigenda neza umwana nankamerera umwana ntago amushyiramo ayiwe si ba bantu bagiye ako ke wagena ngatereka imbere biriya mu mama buriya ntibajya bangurira se niyavuga ko umutwaye abakiriya ikibazo ndabona ibyo acuruza n'ubundi ari nk'ibyanjye acuruza ibintu byinshi n'amabiswi n'amakaroni bafite nyine n'inyanya ziba zirimo ariko we bamaze no kumumenyera ntabwo se yakwemerera ko harambika ntiyavuga ko mutwara abakiriya abantu kambe neretse ndebe kaza kunyiyama hano se yakwiyama ko ari mu mbuga hano ntari ahubwo abantu nabonaga buzuye hano bagiye nzi ko hari abantu banza baguriye uriya se sindeba ibyo n'ubundi mfite ari abifite none bina ko batajya bahaha bimeze gute ko nta muntu n'umwe uraza kuguhahira uretse imineke twiririye shaka ndarushye kubera n'izuba kuzenguruka ni ukugenda cyane ahubwo sinzi nimba utarabyimba n'ibirenze kugenda cyane nicyo kibazo kuzenguruka nta nyama nabyambare nambaye silipa ni ukuzenguruka uzashyushye nzikura nambara ikirenge cya buzima bw'isi ntiyatarike ariko noneho kuri iyi nshuro mujye musenga mwe mwahiriwe imana izabafashe muzashyira twaracuruje iki ubwo twe twahiriwe twarahereye he byihorera wigeze ucuruza agataro nabona ko agataro ni keza ushobora gucuruza ibintu ukabura n'umuntu ukugurira ukubara no kubaza ati se ibyo n'ibiki uri gucuruza ibyo bibaho cyane cyane ahubwo inama nakugira ubutaha n'ibyongera bikagenda neza ntuzorongere kurangara ngo ubuzima bwongere bugusubirane inyuma nimba n'agataro cyahoze kongeye kwiyongera ubundi urabura nka kariya inshuro ebyiri nka kariya ni gato fasha kanini karutaka kajyaho ibintu byinshi we kuko cyangwa ibase turashira ibintu byinshi nako ngako birashira ugasubirayo ariko iyo ufite rimwe ukashaka cyangwa wamugana uzashaka ibase iyo ufite rwa rutaro runini cyangwa ibase urangurira rimwe ariko iyo uyafite neza ko n'ubundi karanta karenza ubwo se ko iyo ugiye kurangura ubundi uranguza ngahe nyirizina iyo ugiye kurangura ntabwo nayo narenze 7,000
7,000. ndaranja nyine nkagenda nkuramo imineke ya 2, utunyanya gutyo ngasaranganyamo utuvoka, ariko sinari narangura avoka zirenze 5. ariko ntago buriya baguzeho 2 ntago ndahomba. ntago bihomba kuko ibintu ucuruza ntago bibora akenshi. Imineke ntipfa kubora keretse ari na dukeya nyine ndatuzunguza tukara dushize mu gitondo nkazinduka njya kurangura utundi gutyo. kereka avoka nizo wenda zagupfana uranguye nyinshi. ntabwo ibintu bya karoti ujya urangura byinshi mbona kuko byo bibikika. Ibiki? Karoti, ibitunguru. Ahubwo ibitunguru. Karoti nazo zimaze iminsi 2 ziruma. Zirarabuka. Ziranamba. Noneho n'iri zuba tuba tugendaho naryo ubwaryo irabinambisha. Noneho ndagura agafuka hano. Uze ndabiguriye rimwe ke byose. Nasubwira imineke yose nayigura nkazayirya ikazashira mu nzu we. Ufite yibare uturebe ibare imineke yose hamwe. Ya nta mukozi ugira? Ntago namubura ariko se yibarire hamwe turebe. Ni 300. 600. 750. Ushyiraho 2 twariye. 8,900. Ubwo mineke ni 850. Atari twariye. Atari twariye. Inyanya za 400. Karoti nazo zisigaye nazigwera desa. Akose izo karoti ni desa ni 100. Ni zingahe? Dutanu. Indondi gisa ubwo nazindogi zagushyanye nzo ntago nzitwara pe. Ibitunguru nabyo ni 3 ni bingahe? Ni desa nabyo kimwe ni senkani. Ngo barahamwe voka ariko voka bwo turuwasa wabamenze. Voka ni desa. Nuko sinzi nimba zinaryoshye. Wapi ni turuwasa voka zo ntago nkatura pe. Nasubwo nzi niba ziryoshye ntunabonye. Iraryoshye. Isanzi itaryoshye nayikugarurira. Gusatura bite ko bitemewe. Nta gusatura voka ngo wumvishe ntibyemewe. Nabihe bitemewe. Ntago byemewe. Ubwo intuza imineke, inyanya, karoti n'ibitunguru bya desi. 850 kongeraho 400 y'inyanya. 250. Kora umubare neza kubitaho ibitunguru. 8. Navoka nzibariremo. Kase eka ntwari imwe ntaribi. Yaturuwasa. Kubita umubare neza cyangwa 200. Kongera imineke 2 mwari. Yego. 200 na 250. Ni 250 pavuro yaranambye yitwara ibyo kwiteka. Navoka 2 Rwanda bisigarana. Naryiza ndazisekera. So itutaha si ubona ko byose bishize. Urasigara navoka 2 wenda. Nago buri umuntu uzi guhahira. Kuri butike barazincururiza. Reka nze ngura akamvirope yarankiremo. Reka rero. Shamerisi Imana igumugishe. Ibindi narinje kureba niba ivumbi. Yemwe ba. Mwe gutumura ivumba aho ngaho. Narinje kureba niba uri muntu niba wa mugore yarakomeje byo mwavuganye ariko nsanze atumvikana. Reka kankure kutahe ujye kureba abana wa mugani muteke banze munarye nanjye ntwara utwo tuntu ubwo ibindi byo bibaye ngombwa ko nsubira gucuruza nimugoroba najya kurangura. Najya kurangura utundi nzunguza nimugoroba. Reka dusoreze hano nkure kujye mu rugo nanjye mfunyike utwo tuntu ubundi ubwo bindi by'uwo mwana na nyina tuzaba tubirebana byuko bimeze. Shamerisi.